ihinduka rikomeye mu isi ya crypto kandi abantu benshi ntago bari babisobanukirwa muri rusange. Tuganira n'abapiyoni, ubwo nyine no kuvuga ngo abakora Pi project bahagarariwe nyine na Pi Core team, tuganira n'abakora Interlink, tuganira n'abakora Sidra, n'abakora B network n'izindi nyinshi zitandukanye. Abo bose nyine baba mu isi ya cryptocurrency cyangwa se buri muntu wese ufite aho ahurira n'aya mafaranga ashingiye nyine kuri blockchain. Tugenda tugirana ibiganiro umunsi ku wundi. Iyo umubajije igihe transaction yafataga mu minsi yashize mu myaka nk'itatu yabanje, usanga bitandukanye cyane n'iki gihe turimo. Iyo umubajije ama verification basabaga ukagereranya n'iki gihe, usanga bitandukanye cyane ugereranije nyine no kwisi igenda ishifting. Ikintu gishobora kubitera rero, bishobora gushingira ko tugenda tuba benshi. No kuvuga ngo mu myaka itatu ishize hari abana batari bafite imyaka y'ubukure yo kuba bakora KYC mu ma platform cyangwa se ku ma exchange amwe namwe ngo bitabire iryo soko rya crypto. Aka kanya bamaze nyine kubyemererwa, nabo baza kuri iryo soko, bivuze ngo abari bariho bariyongereye. Isi iri kugenda ifungura abantu ku maso ku buryo basobanukirwa byinshi byerekeranye na crypto, bigatuma habaho impinduka zikomeye, ari nazo tugiye kuganiraho mu kiganiro cya none. Ni nako nguha ikaze hano ni kuri Rugwiro Prozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjira mu isi ya Web3 tubibyaze umusaruro. Ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, hanyuma urabishobozwa no kuba wamaze gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho ujye kibona mu bambere. Amakuru tugiye kugarukaho araza kuba yibanda ku ihinduka rikomeye cyangwa se ku kuba crypto yarahinduye icyerekezo, ariko abantu benshi bakaba batarabisobanukirwa muri rusange. Hari amasezerano mashya rero ya bank agenda ahindura uko crypto zisanzwe zitwara. Harimo gutuma abantu benshi bahura n'ikibazo gikomeye kijyanye n'imyumvire. Bank n'inganda za crypto harimo gutangwa ubutumwa bukomeye cyane bujyanye no kuba isi nyine igomba gushiftinga mu buryo dusanzwe dukoreshamo amafaranga. Nta kongera kwicara utegereje amafaranga utigeze ugiramo uruhare bizongera kubaho. Ibi ngibi bijyaniranwa no kwitwa passive earning, bigenda bigabanuka cyane, ahubwo turi kwimika icyitwa real activity. Nibyo bigiye guhabwa agaciro nyine muri iyi generation turimo cyangwa se muri iki kinyejana dutangiye. Ariko ikibazo ushobora kwibaza mbere yuko dukomeza iki kiganiro, ushobora kuvuga ute si bisobanuye iki ku bijyanye na Pi project cyangwa se mu rugendo rwa cryptocurrency muri rusange, byaba bishatse kuvuga iki? Reka turebere hamwe uko crypto iri kugenda ihinduka. Dushingiye ku myaka yashize, abantu benshi bungukaga muri crypto mu buryo bworoshye cyane. Wafataga coin ukayibika gusa, ibyitwa holding, ugategereza inyungu. Ibi ngibi byari bizwi nka passive yield, hanyuma cyangwa se bikaba earning utigeze ugira icyo ukora. No kuvuga ngo wasabwaga gufata amafaranga ugakoresha ibice bijyanye na peer to peer cyangwa se P2P. Kwa kundi nyine ufata amafaranga ukayakura kuri bank cyangwa se mobile money, ugakoresha nyine umu agent w'iyo platform, hanyuma akaguha ama USDT. Icyo gice murabizi ko kibaho. Hanyuma izo USDT ukazikonvertinga cyangwa se ukazihindura andi mafaranga ugambiriye version yayo cyangwa se uko analize yayo iri kubyerekana. Ukavuga uti byanze bikunze Picoin mu myaka itatu cyangwa se Bitcoin izaba iri long. Hari igihe kijya kibaho twita bull run, amacoin yose aba ari mu gihe cyo kuzamuka cyangwa se long term. So ibi ngibi rero byitwaga passive yield, aho umuntu yashoboraga kuba yabona amafaranga mu by'ukuri nta bindi bintu byinshi yakoze. Byarahindutse kubera ko ubu nyuma yuko bitangiye guhinduka, bank n'abagenzura ubukungu barimo baravuga bati ntago kwicara gusa ngo utegereze inyungu bihagije, ahubwo ugomba kwinjira mu bikorwa bya nyabyo, hanyuma ukabona kubona amafaranga birimo gukora ama transaction, gukoresha application, kwitabira ibikorwa bya network muri rusange. By'umwihariko muri Pi project hamaze iminsi harimo kuvugwa imbaraga z'abapiyoniye zigambiriye kuba bakishakamo ubushobozi bwo guhinduka aba developer babifashijwemo na network ya Pi nyine, hanyuma bakubaka application zishobora kwifashishwa muri ecosystem ya Pi mu gihe kwishyura cyangwa se no guhaha service zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ushaka bishobora gukorerwa muri izo application. Ni nyuma yuko
abagize iyi project baba bafunguye full open mainnet. Ibyo ngibyo rero ni imbaraga z'abapiyoniye. Mwabonye umuvuduko byakozweho, ntabwo Pi Core team yari kubyubaka yonyine ngo bibe byaratwaye igihe gito nka kiriya. Niyo mpamvu rero kwicara ugategereza amafaranga gusa bitagihagije. Ibi ngibi rero ushobora kuba wabikomeza kubisobanukirwa gutya. Aha niho abantu benshi bashobora kuboneramo inyungu cyane. Kuva ku munsi wa mbere Pi Network ntiyigeze ishyigikira kwicara gusa utegereje amafaranga nkuko izindi project zisanzwe zibigenza. No kuvuga ngo urakanda kuri buto ya claiming gusa urindire, ntago bihagije. Ahubwo Pi gushishikariza kugira abantu tumira kandi ukabasobanurira ibijyanye n'umushinga, ubwo bisobanura ko nawe uba warawumvishe neza ku kigero gihagije. Bamara gukora KYC ukabona guhabwa ibihembo ugenerwa kubera ko hari abantu winjije nyine muri project. Ahubwo nyine Pi yashyize imbere uburyo bukurikira bwo kwinjiza amafaranga ugereranije nuko mbere byagendaga. Daily mining, umuntu mininga ku gihe, twahoze tubisobanura mu kiganiro cyatambutse ko habaye hariho robo idufasha ku mininga muri Pi, ikakwibutsa buri ku isaha yawe igeze, wenda hakazamo nka alarm igufasha kumva ko isaha yawe ya mining irangiye wa mininga ubudasiba. Ariko bagenekereza ko mu myaka 7 byibuza haba hari mu mwaka umwe w'impfabusa kubera ya masaha agenda gufata wa mininga gasasita, ntabwo uri hafi ya telefone, uracyari mu kazi gasanzwe n'ibindi byinshi bitandukanye byatumye nyine utitabira mining. Iyi daily mining bisobanura ko kuyikora mu buryo buri consistence cyangwa se guhozaho biri mu kintu Pi Core team ishyira imbere. Hari abandi babikora mu buryo busa naho butari kinyamwuga, niko navuga, nko muri Interlink abakoramo mining. Murabizi ko iyo amasaha 24 gufashe batangira gutwika za coin wa mininze mbere. Biriya ntago bigize umwuga wa blockchain kubera ko hari aba barimo bakuzitira mu buryo buri profit mu nyungu zabo bwite bigendanye n'ama ads bacisha muri ziri application. Hanyuma rero baba bagambiriye kugira ngo uhoze umutima cyangwa se ijisho kuri ya projet. Muri Pi rero siko bigenda, gusiba cyangwa se gukererwa ku mininga nta gihano gihari Pi Core team yateganije. Ariko mu by'ukuri nawe uburimo gutakaza coin kubera ko mu gihe abandi bari ku mininga nyine wowe usa naho usinziriye. Ni nako project nyinshi za blockchain zibigaragaza. Ubwo uri ku mining uburi active cyangwa se uburi inactive, uri mu kiruhuko. Binjiriza kandi mu gice kijyanye na security sako, ari nacyo nahereyeho hejuru kijyanye no gutumira abantu ukabasobanurira imikorere ya blockchain, hanyuma mugahuza izo mbaraga mugakora mining mwese. Muri security sako yanyu mwese ku miningira rimwe hari Pi bibahereza, tutibagiwe igice cyeruye cya referral system kijyanye no kuba wazamura mining rate yawe. Hanyuma hakaza n'ikindi gice kijyanye na running node. Abapiyoniye benshi ngira ngo murabizi. Ibi byose rero byasaga nkaho ari participation cyangwa se activity ndetse na community involvement. Hariho ibice byinshi muri blockchain project bigambiriye kugira ngo uhore uri active. Icyo kintu kiguhore mu mutwe. Buri muntu wese udukurikiye muri iki kiganiro muri comment ashobora kwandika isaha byibura ashobora kwicaho iminota, ariko ntaze kuza kuyirenza atamininzi. Bikaba byarabaye nk'itegeko kuko nubundi abikoze kenshi mu buryo bwisubiramo ntago ajya hibagirwa gukora mining. Ibi rero ntago ari ukugira coin gusa, ahubwo no kuyifasha kubaho. Izo winjiza ukaba hari uruhare nawe wabigizemo muri rusange. Ecosystem ya Pi rero iri kugenda itunganya ibikorwa byayo kandi nyabyo kubera ko bakorera hamwe. Rimwe na rimwe ibikorwa bya Pi birimo gushyiramo imbaraga mu bijyanye na Pi Launchpad, aho ushobora kwitabira project ugashyiramo Pi yawe bisunze nyine project. Hari kandi cyitwa liquidity pool, n'ubundi buryo bwo guhuza imbaraga ariko bikozwe noneho na nyiri umushinga, aho ubona inyungu iva kuri trading nyayo bitari speculation gusa. Iyi liquidity pool ku bantu tutabanye mu biganiro byacu byatambutse no guhuriza hamwe imbaraga hanyuma kugira ngo trading yanyu ibeho iri stable itanyeganyega. Ntuze kwikanga ko pari yawe wakoze iza kuza kuvamo cyangwa se order watanze iza kuza
kuvamo. Hari ikindi gice kijyanye na Pi domain, nta kugura izina ngo uryicaze gusa, ahubwo ugomba kubaka ibikorwa nyabyo mu gihe ufite iyi Pi domain. Ibi byose rero byerekana ko Pi yubakiye kuri utility, bitandukanye no kuba wategereza gusa. Icyo iyi shift isobanura mu isi ya crypto, iyi gahunda nshya igaragaza ikintu gikomeye cyane, ko crypto igiye kugira agaciro kajyanye na utility, engagement ndetse na real economy activity. Ibi bisobanura ko coin zifite ibikorwa nyabyo zizabaho igihe kirekire. Izishingiye kuri speculation gusa zishobora kugira ibibazo bijyanye no kuba zahita ziva ku isoko. Ese Pi yaba iri inyuma mu bijyanye no kuba yashyigikira imishinga ikora bya nyabyo? Ahangaha abantu benshi bakunze kuvuga bati Pi yatinze kujya ku isoko. Igice cya full open mainnet, Pi yatinze nyine gukoreshwa mu buzima busanzwe. Ariko se koko urebye neza, mu gihe andi ma crypto yamaze yiyubaka, ubona ari passive earning, cyangwa se Pi yo yari imaze igihe yubaka ecosystem ikora mu buryo bwa nyabwo? Ni ukuvuga ko Pi ishobora kuba yari ahead of time, cyangwa se hari byinshi bari kubanza guha igihe kugira ngo bazakore ibintu bifite umurongo muri rusange. Isoko rya crypto ntabwo rikigenzurwa nk'uko mbere byahoze. Ku bakora trading, muzi neza ko hari igihe tugeramo cya news, aho cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugira uruhare mu mihindagurikire y'isoko ku buryo buri navuga ni toto aribo bafitemo uruhare nyine 100% ryo kuba isoko rigenze, binyuranyije nuko uwakoze analysis cyangwa se expert yanarije nyine akavuga ati wenda dufite gold icyiciro cyo kuzamuka cyangwa se icyiciro cyo kumanuka, ugasanga birabusanye 100% atari uko ari umuswa, ahubwo ari uko leta z'ibihugu cyane cyane United States ishaka nyine gutwara ubukungu bw'isi muri rusange. Turi kugana ku musozo, reka turebere hamwe byinshi twagarukagaho, dukomeze gusangira ubumenyi n'ibitekerezo binyujije muri comment box, hanyuma dukomeze duhane ibitekerezo. Ese iyi shifting izatuma Pi iba imwe mu zikomeye kurusha izindi mu isi ya blockchain? Niko ubibona? Urandika igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba ushaka kumenya amakuru mashya ajyanye na blockchain project, urasabwa gukanda subscribe, hanyuma ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro turushaho kugutegurira. Ndagushimiye, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.